Reka twongere dushime Imana ku bw'aya mahirwe tugize yo kuba tugiye kwiga ijambo ryayo muri aka kanya. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Iki gihembwe turimo turigira hamwe ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko. Iki cyumweru rero dufite insanganyamatsiko ivuga ngo iminsi y'imperuka. Icyo kwibukwa kiboneka muri Mariko igice cya 13 umurongo wa 26 kugeza uwa 27. Ubwo nibwo bazabona umwana w'umuntu aje mu bicu afite ubushobozi bwinshi n'ubwiza, azatuma abamarayika ateranye intore ze mu birere bine, uhereye ku mpera y'isi ukageza ku mpera y'ijuru. Aya niyo magambo y'icyo kwibukwa turi kuzirikana cyane muri iki cyumweru. Kuri uyu wa kane rero tugiye kwigana ingingo nziza cyane, ingingo ifite umutwe uvuga ngo umubabaro mwinshi. Umubabaro mwinshi niyo ngingo tugiye kwigira hamwe kuri uyu munsi wa none. Mbere yuko tujya mbere mu cyigisho cy'uyu munsi, dusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye, turaguhimbaje, uhabwe icyubahiro. Tugushimiye kuri umuremyi wacu, tugushimiye ko wakomeje kubana natwe ukaturinda, ndetse tukaba tugiye kwigana ijambo rya kuri uyu munsi wa none. Reka turarike Mwuka wawe wera aze abane natwe. Nibyo dusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Umubabaro mwinshi niyo ngingo tugiye kurebera hano. Reka dusome muri Mariko igice cya 13 umurongo waho wa 19. Haranditse ngo, kuko muri iyo minsi hazabaho umubabaro mwinshi utigeze kubaho uhereye ku itangiriro ubwo Imana yaremaga ukageza none, kandi ntuzongera kubaho. Inshuti bakundwa, muri Mariko igice cya 13 umurongo wa 14 avuga iby'ikizira cy'umurimbuzi n'ipfundo iki gice cyose gishingiyeho. Inshuti mukundwa, mu ngingo y'ejo kuwa gatatu twabonye neza ibyerekeye n'ikizira kirimbuzi. Mariko 13 umurongo wa 19 aho hatanga icyerekezo kindi ngingo ikomeye, hagaragaza umubabaro mwinshi utarigeze kubaho uhereye ku kuremwa kw'isi. Ibi bigaragaza gutotezwa gukomeye kuruta kwabaye mu gihe cyo kurimbuka kwa Yerusalemu. Muri Mariko rero igice cya 13 umurongo wa 19 naho hagaragaza iby'igihe kizaza, hakerekana ibizaba nyuma y'igihe cya Yesu. Inshuti bakundwa, muri Mariko igice cya 13 umurongo wa 19 naho hagaragaza iby'igihe kizaza, hakerekana ibizaba nyuma y'igihe cya Yesu. Nk'uko muri Mariko igice cya 13 umurongo wa 14 hagaruka ku buhanuzi bwa Daniyeli igice cya 9, hano muri Mariko igice cya 13 umurongo wa 19 kugeza 23 akarengane gakomeye kavugwa kagaragaza ubuhanuzi bwo muri Daniyeli igice cya 7 na Daniyeli igice cya 8, aho imbaraga z'agahembe gato zizatoteza ubwoko bw'Imana igihe n'ibihe ndetse n'igice cy'igihe. Daniyeli 7:25. Iki gice cya gihanuzi cy'iminsi 1260 kingana n'imyaka isanzwe 1260 kubara igice cya 14 umurongo wa 34, no muri Ezekiyeli igice cya 4 umurongo wa 6 niho hatugaragariza yuko umunsi umwe uhanye n'umwaka. Iki gihe gihera mu mwaka wa 538 nyuma ya Kristo, kikagera mu mwaka w'798 nyuma ya Kristo. Mu mwaka w'798
Napoleon yohereje umujenerali we gufata papa. Muri icyo gihe cy'imyaka 1260, imbaraga z'agahembe gato zatoteje kandi zica abataremeranyije n'imikorere yako mu miyoborere y'itorero. Inshuti mukundwa, reka dusome muri Marko igice cya 13 turebe umurongo wa 20 tugeze umurongo wa 23, twumve icyo hatubwira. Haranditse ngo, yaba umwami Imana itagabanyije iyo minsi, ntihajyaga kuzarokoka umuntu n'umwe, ariko kubw'intore yatoranyije yayigabanyijeho. Icyo gihe umuntu nababwira ati, dore Kristo ari hano, cyangwa ati, dore ari hariya, ntimuzabyemere, kuko hazaduka abiyita Kristo n'abahanuzi b'ibinyoma, bakora ibimenyetso n'ibitangaza, kugira ngo babone uko bayobya n'intore niba bishoboka. Ariko mwebwe mwirinde, dore mbibabwiye byose bitaraba. Kristo yahaye ubwoko bwe mu gihe cy'akarengane, kandi ni mu buhe buryo? Kandi nuhe muburo Imana iha ubwoko bwayo ubwo akarengane kegereje? Muri Mariko rero igice cya 13 umurongo wa 20 havuga ko Imana yagabanyirije ubwoko bwayo iminsi y'akarengane. Amateka agaragaza ko akarengane katakomeje kubaho nyuma y'ubugorozi bw'abaprotestani. Ibyo byatumye igihe cy'umubabaro kigabanyuka, ubwo imbaraga z'agahembe gato zacikaga intege. Abantu benshi bifatanyije n'ubugorozi, ariko imbaraga z'agahembe gato zagombaga kongera kwihembera. Nk'uko ubuhanuzi bwo mu byahishuwe 13 bubigaragaza. Muri Mariko igice cya 13 umurongo wa 21 kugeza wa 23, Yesu atuburira iby'ikindi kintu giteye ubwoba, ari bo bahanuzi b'ibinyoma ndetse n'abiyita Kristo bazaduka mbere y'uko Yesu agaruka. Yesu aburira abayoboke be kugira ngo birinde abo bantu. Inshuti bakundwa, tukwiye kumvira ubuhanuzi bwa Kristo, ndetse muri iki gihe cya none giteye akaga tukwiye kwirinda abahanuzi biyitira Kristo. Ndakwinginze kugira ngo ijambo ry'Imana rishore imizi mu mitima yacu. Ibyo nibyo ngusabiye, nanjye nisabira muri aka kanya, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Reka dusenge Imana. Data twese, turagushimiye, turaguhimbaje kubw'ingingo twize kuri uyu munsi wa none. Turakwinginze rero amagambo tumaje kwiga abashe kutugirira akamaro. Nibyo ngusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.